Taleb avuga ko Taleb nka 30% amaze kubona abakinnyi azajya abanzamo ku mikino bakinnye ya Gorilla imikino 2 bagakina na Gasogi no ku mukino w'Intare hari uburyo nyine amaze kubona ishusho y'abakinnyi be n'uburyo wenda yaba pateninga buri kintu kiba gikomeye no gukora amadiwo kuvuga ngo wenda muri mediane batatu nabo muri central defense nabo nicyo ari kurwana nacyo wenda kanabashyiramo n'uburyo bw'imikinire akire uburyo bazakina akoresheje bano ba Memerdao umuntu yavuga ko bazasohoka muri iyi mikino ya APR week hari ishusho rusange afite kandi nziza byo ni imikino myiza haba ari izo kipe zaba zivuye hanze haba ari Power Dynamos na equipe ya Zamu sama equipe mabe na equipe meza yitwara neza muri championnat ziwabo kongero nize kipe ebyiri nazo zikomeye mu gihugu bwavuye muri Rayon Sport izo zindi nazo zitabira nazo ni equipe zikomeye zishobora kuguha challenge ukagira ibyo ukosora ubwo rero katugereze byaba byose APR precision yayigenze nawe ugeneje niyo ushize ubushize harimo Sekafa Kagame Cup buriya iyo byiswe competition bitandukanye na match amicale na mapinduzi n'umwaka wari wabanje ngira ngo hariyo zombi bazikinye umwaka ushize Mapinduzi bakinnye ba apamu bakiza ndumva ari Mapinduzi n'umwaka wabanje ejo bundi bajya muri ariko iraseka Kagame Cup no gukina Simba Day bakoze precision ya nyayo buri ukinye n'ama equipe y'amashampiyone mu mashampiyona yayo no mu kitwa competition ari ikintu muhataniye babitandukanye na hano simbuza abakinyi bose ukabakuriramo icyarimwe ntekereza ko uno mwaka ntago precision ya EP yarigenze neza pe kandi ntekereza ikintu kibyica cya mbere mbona babitegura ari uko se zigeze ubundi nka match amicale uzakina mu mwaka utaha kuri kubuzitereta hakiri kare hanyuma mukanabikorana imbere y'itombora kuko ngo itombora ibaye APR gatombora Power Dynamos match iba cancel batomba yazamu match itivaho ko ntabwo mwakina mufitanye na match ya competition mu gihe kiri imbere igihari bagakwiye kwa babikora kare championnat zikirangira ukwezi imbere bagakina pre-season bafite amafaranga kera AS yarigeze gutegura irushanwa ryajemo na za Vita na Zande aya pre-season tournament yes bashobora gutegura irushanwa nk'iryo cyangwa se nk'amakrebe ntekereza ko ari nk'ahantu bahurira yiseka kava Kagame Cup amafaranga y'ibihemba bahari kuki badahita ikina buri gihe cyose kugira ngo bagitegure buriya ikintu kiba gihari iyo turi ahangaha abantu bashyushya umutwe imitsi y'ubwonko igiye guturika abantu bari gushaka amakuru kugira ngo ugere ku makuru uri uwa mbere ukagera kuri CV y'umutoza ngo no mutoza ngo ni ibintu ngo byiza cyane ngo no mutoza ngo umutoza watoje Champions League ngo agera ngo mu matsinda ukumva pe profile ni nziza ariko akamaro k'aba batoza twakwita ko bafite izina rikomeye ku mugabane wa Afrika umumaro wabo babaje gufasha ama equipe na ayahe icyambere niyo connection niyo umutoza adashobora kwiyaminiya ngo ajye imbere y'abayobozi ababwira ati ngewe nkurikije gahunda dufite yo kugera aha bijyanye n'intego twihaye ndashaka iyi kipe ndashaka iyi ubwo uwo mutoza nawe mu by'ukuri nge ntacyo abamaze ugaterana Gorilla kare ntacyo abamaze rwose urumva ikiba gihari nta cyizere mu gifaransa byita icyo bita confiance de soi nta cyizere urumva uba wifitiye uba uri kubabayika ukavuga uti namukanzanya ama equipe akomeye akankubita kandasa Gorilla ngo baranganyije igihe kuba kiracika none nk'izi match za Gorilla ariko ho gatubo manuye nk'umwara bakaza kantera bitanu izi ni match d'entraînement umupira ndiho mubura imbere ya Gorilla byagenda gute ko barajuriye ubujure ni bwakiriwe bajuriye Gorilla ni nka bujure butakire ko batera penalty akaboneka itsinzi gusa ako si no mu Rwanda gusa muze kureba n'ahandi hantu bari gukora ama pre-season ni match zikomeye pe iyi mikino y'ishuta amakipe asigaye ikanira kugira ngo wenda bitange uburyo bagiye kwinjira muri championnat erega nta muntu babayika muri CAF Champions League amafaranga yariyongereye buri kipe yose biyashaka none urumva rero itangiye gutsindwa mu mikino ya gishuti murabyibuka ko bura Kenisi igeze kwirukana Kasa muri pre-season cyane ataratangira Kiyovu avuga ati ntabwo bizavamo ntabwo twatangira na gutya ahita mwirukana vuga ngo iyi mikino y'ishuti rero niyo mpamvu ikipe yagize pre-season nziza ndetse nk'ubakse kugira ngo impamvu amakipe menshi yifuza Gorilla ni Gorilla ni ikipe itangira pre-season hakiri kare tangira imitozo kare ku gihe yamaze gushyiramo abakinnyi bayo bose ikora recruitment hakiri kare igasoza byose igatanya nk'ubu zatubwira ngo bagiye mu cyumweru cya tactique nyine bo bya byumweru 8 bisabwa kugira ngo ikipe ijye muri competition byose barabikurikiza kandi ku murongo erega ikintu kiba gihari mutanze urugero rwa Gorilla yego ifite staff technique nziza irangajwe imbere na coach Kirasa ariko buriya Gorilla yo ugiye kwinjira ndani ukareba ba nyirayo ukareba ibijyanye n'ubumenyi bafite ku mupira ni ibintu byikora none se iyo ufashe yabaye umuyobozi muri federation boss wayo yabaye umuyobozi muri federation yabaye muri Rayon
urumva buriya mwamuzi ko Shani ni abapasiyone b'umupira ibintu bose byo gutoza buriya mwita Guardiola buriya ngo akunda Guardiola cyane buriya ngo basoma n'ibitabo bigiye buriya Shani ku kintu cyitwa tactique mu kibuga ateye ubwoba ariko rusibye ko n'umupira arawuzi yarawukinaga bya nyabyo twariganye uzarasa umwana w'iwacu ku Kicukiro yakinaga ikigo wari yakina ubona uzi oya no mu kibuga umubona uba ari umuntu w'umupapa controle y'amashoti n'ibiki ubona ko ari umuntu uzi ibintu by'umupira ibyo rero biraza bikarenga bakanagira n'inama na koca kurumva bose bari passionné bose n'abantu bafite urwo rukundo bafite iyo mpano y'umupira niyo mpamvu rimwe na rimwe tuzara mu equipe yacu tugasanga harimo ibihanga kuko nk'ibyo bintu umuntu akagombye kuba bikora mu equipe yacu ntago precision uyipanga muri uwo mwaka nabo ba technical directors abo bajyanama bagira inama batoza bagira inama abayobozi ariko ntago koca ibyo bintu byose ashobora kuba yakwiterura ngo bifate cyane cyane ko abayobozi bo rimwe na rimwe ahantu nabonye abayobozi b'amakipe yo mu Rwanda abayobozi b'amakipe yo mu Rwanda baba mu makipe ahantu bombi bose batanga ibitekerezo ni muri transfer gusa yego bose buri wese afite ibitekerezo byinshi ku mukinnyi buri wese afite ibitekerezo hari umukinnyi abonye aha buri wese nabonye aha ariko bavuga ngo equipe ku mwaka utaha tuzasohoka dutangire dutegure pre-season mu kwezi kwa gatanu twarikira ama equipe tuzakina twitegura ano marushanwa tombo iri 12 ibaze wisanze mu nzira imwe nazamu na Pada Dynamos bakwemerera match transfer ari wowe hanyuma harane makuru ari kuvuga ko APR ku cyumweru izakina na Police ayo makuru ngo arahari ko bari gupanga umukino wa gicuti APR na Police ku cyumweru nubwo nabyo batarabikonfirma ikipe ya Police nayo twazi tubigarukaho Ibere na Samir Nyirango ntago ngari muhari turi kureba icyuho ifite cyane cyane hagati mu kibuga tuvuga ko igenda kugurisha za Musanga tuvuga ko abakinnyi bose batatu bayifashe hagati mu kibuga Pasi Abedi Bigirimana na Musanga bagende rimwe hasiri icyo gikomeye cyane hagati mu kibuga nabo bibasaba imbaraga muri iki gihe baguze Gakwaya biragoye wagize ngo nibonye bagiye bafite Muhadjiri ugiye gukina amasezerano batakaje abakinnyi benshi batakaje ba Odiri Cukuma wagiye muri Vipers batakaje Peter Grebevol nawe yari yashaka kubafasha wenda mu gice cy'ubusatirizi polisi munarebye abona bashaka kujya ku isoko riri force batateguye nk'ejo bundi na Beni Musa yavuga ko arebye ikipe afite ntabwo ihagije aravuga ko cyane mu bantu bapropoza ko bagumana Abeti ngo yarumiwe ndakubwiye ngo Beni Musa ngo yarumiwe niba ari ikintu cyamutunga kigera i Kigali no gusanga polisi ngo yari Sabeda akagenda baravuga bati ni gute muri ikipe ishaka baravuga ati reka twongere tumugure ataranagurwa nariye baravuga ati mureka dukore ibishoboka byose tugarure uyu mugabo witwa Abedi Bigirimana kuko n'umukinnyi wavuga ko yabaye MVP kabiri muri polisi niwe uri meilleur joueur wabo yabaga ari na top scorer kandi akina mu kibuga hagati avuga ati kuki tutumutakaje ntabwo abyumva niba utanze aba best players babiri bawe none so ubwo hari icyo polisi Musanga ari mu ikipe y'umwaka erega ibi bintu polisi ikoze isibereka gahunda yayo bisabye ibyerekana ngiye polisi ninatsindwa ya mikiri yitsindwa nk'umunani ikurikiranye yego rwose ntituzajye gusesengura ngo twicare ngo tuvuge ngo rega polisi byagenza gutya yatweretse impamvu ishaka kuzatsinda mujya gushofa René mujya gushyushya imitsi y'ubwonko reba ko yatsindwa nk'ifite n'amakarite takaje abakinnyi ntibasimbuje kuko nk'ubu ntabwo iri gusimbuza kandi polisi ubu nta rwitwazo ikwiriye kuduha kuko polisi ya Kenya itamaze n'imyaka 12 ibayeho yatwaye igikombe cya championnat za goal no kuvuga ngo ukubaho kwa polisi ntago ari impamvu ziri sportif zo kuvuga ngo tuzasohoka ngo tujye gutwara ibikombe ngo turashaka championnat nuvuga ngo ni ikipe igomba kuba iriho ihagarariye urwego urumva ikabira aho ngaho nkuko n'ahandi hose bimeze kwisi nibyo bameze nk'abantu bavuze ngo igihe twasema amafaranga menshi nta gikombe twatwaye twanatsinze ubwo rero reka tujye kuyashoramo niyo gahunda bafashe equipe ya polisi ya Kenya imaze imyaka 12 muri iyo myaka 12 yiyubakiye ikibuga ifite ahantu ikinira ifite stade yayo mu kigo cya polisi ya hano ntirera abana ntigurisha abakingo tuvuye ngo ikora abakinyi beza ikabagurisha mu yandi ma equipe nihatanira igikombe cya championnat igikombe cy'amahoro rimwe mu myaka 10 abakinyi bayo beza barasohoka kandi ifite amafaranga ikajya kugura abandi beza polisi ya hano ubundi bayeho kubera iyihe mpamvu mu byukuri niki gitumye polisi yari ako polisi baraneshuza ape navuga ati tujye mu banyamahanga polisi kagarukamo tujye mu banyarwanda polisi twagiye iyi polisi ubundi bayeho kubera iki hari n'abakinnyi bayibamo bayisuzugura nk'ubu umuntu yavuga nka Arani Katerega ntaragaruka mu myitozo Muhadjiri urumva ibyo se ko bisanzwe bakoma equipe adahemba wa mugari kubera ibirarane
yahembwe imishahara yose wakibaza ngo kuki Katire gataraza myitozo badiyanye na banyinge ntaba kubera ko batarahabwa ibyangombwa kubera ko reyo hari ibirarane hari amafaranga yabereyemo barigumuye ubu nakubwira ikintu muri polisi ntibyabaho mwagiri muri no mwaka arabari isasu akari umwaka wa nyuma w'amasezerano yasoza amasezerano arabari isasu agomba kuba ariko namara kubona imyaka 2 tayari uzajya baza umutoza atari he ariko mwe mwambwiye ahari reka tugirire icyizere ya Fande Kamunuga wagarutse mu nshingano ibyo byose buriya no kongera kwicara bakamuhitamo bakavuga bati ngwino wongere udufashe yarigeze kuzamo kongera akagenda agiye mu butumwa bw'akazi ubwo yongeye kugira icyizere akagarukana n'umuntu uzi iby'umupira n'abandi bose bari gukorana hari icyo bona se wenda bagarukanye gitandukanye n'abasimbuye baracyabirimo bisa nkaho ari bishya na staff technique isa nkaho ari nshya reka tutegereze turebe se Amerika tizarangira ryari ushyiramo abakinnyi mu kwa 9 se mu Rwanda isoko rizafunga ryari rizafunga 30 rizafunga mu 30 z'ukwezi kwa munani tariki ya mbere z'ukwa 9 baracyafite igihe kandi nk'uko wahoze ubivuga urumva n'amadiri Ben Musa ari gufasha n'abandi bakinnyi batari n'abapolisi urumva ni umuntu ufite connection kandi atanga ibitekerezo bakamushwishuriza ashobora igitekerezo kuri Abedi baramubwira ati reka tugereze tuzongera gukora evaluation Amerika tirangiye ako wize diplomasi tureba wize diplomasi mama nari inzego turi gukorana dukorana n'inzego niko bimeze hanyuma waye mu diplomate rwose hanyuma akaba ari uko bimeze reka tujye muri ekipe ariko attention mbere ko tuva muri aperi hari umuntu nimugora twahoze tuganira arambwira ati ibintu bya Clement mwe muretse gakeya kuvuga ngo ntazagenda Clement ama ekipe yo muri Tunisia no muri Algeria urumva yasaze yasizoye kuko rwose muvandimwe twahoze tunaganira aranambwira ati rwose turacyakomeza kuko ni umuntu w'umu agent ati turacyakeneye gukomeza kubaza amafaranga ari muri nuvuga ngo release clause ya Clement muri aperi urumva ikipe iri kumushaka ntabwo irageza amafaranga ari muri iyo about clause nyine amafaranga ari mu masezerano ye amwemerera kuva ikipe aranditse mu masezerano ngo arimo uko musanga we yaranditseho ko ikipe yatanga 50,000 by'amadolari yahita imutwara nta bindi biganiro bibaye Clement rero Clement uko bimeze we ngo ni 75,000 kugira ngo ave muri aperi ariko ikipe mu Barabu ngo ari kiri gutanga amafaranga ari hasi yaye urumva rwose aka kantu nakabonye reka nongere ndebe neza ikipe niba idashaka kugeza ku 75,000 baracyari kuganira ngo ishobora kongera niba urumva niba imugura 75 na Clement akenemo nk'ibindi nka 30 urumva ni ijana Clement ngo bamugura 75 hanyuma kantu kancanze hano Samir hoze by'amatransferi hari icyo bise ngo salary possession ngo bikaba 80,000 by'amadolari ubwo ariko 80,000 by'amadolari ku mwaka ubwo ku mwaka ni ku nibyo ni ku mwaka yajya yembwa 8 ku kwezi nibyo 8 ku kwezi yego urumva kabara mubarana contract ku mwaka yego niba ari 80 muri salary ubwo ni 8 buri kwezi bagenda baguye yego urumva yaba ari upgrade kuri salary ye kuko butuvugana afata 3,000 bura Clement ni 3,000 by'idolari abantu bajye babimenya ni miliyoni 5 z'amanyarwanda ahembwa muri aperi 3 by'idolari ageze ku 8 rero yabakubye kabiri karengaho cyane yabageze andi mafaranga namenye y'umukinnyi wa aperi ntarinze ejo bundi ni amafaranga ya Dao Nemer Dao ahembwa ngahe Dao afata Dao nabanje kumenya kwanza ko yaguzwe harya yaravuzwe ngahe havuzwe 90 ntago bigera Dao 90 ntago bigera 90 ni Watara ni Watara ariko Dao ubu niwe mukinyi iyi Amerika yakozwe muri uyu mwaka ngo havuyeho ba Watara na ba Sekiganda niwo bahenze ngo turavuga Dao John bambye ko afata 6,500 nayo haninyaruje ariko Dao arabuze ase nayavunjisha akaba nka 9,000,000 urwego rwa Dao ubundi mu bakinnyi aperi yaguze urwego rwo rwerekanye ubushobozi bw'abandi bakinnyi cyane
cyane. Reba biriya bintu bya Bibe, Richmond- siko Richmond bimeze. Yamuteye. Urwego rwa Dawo. bimwe ngo byarambuta ugacisha hasi njye barazaga Urwego rwahise bakabivuga rugaragara, hano bari gani na ba Iberi bavuye kora match Shyorongi nkavuga nti reka nzabanze wamubonye mwirebere ku itara neza ry'inyamirambo naramwiboneye ku itara nitonze neza imbere ya Gorira urwego rwa Dawo rwagaragaje urundi rwego rw'abakinnyi APR yaguze yego cyane cyane mu gice cy'ubusatirizi kuko My nicyo friend. akinamo ubwo ariko uriya muntu wa aperi yari Ariko- imukeneye ariko fizike afite aperi yari ikeneye Yari nimero akabije. 10 biriya bintu bya Richmond Yamuteye akanyuza ariko we asubira n'inyuma akajya kwizanira muri uriya mukinnyi defa APR zamuryamo amafaranga menshi Ako Cyane. wa mugani Kumukuraho umupira. bizagaragaza urwego rwa batogi Togi niba atari ku rwego rwiza bizagaragara binyuze muri Dawo niho bigomba guca Azirukanisha abataka. ashaka nyine gutuma tubona ko wenda Togi atari ku rwego rwiza kuko iyo ashaka kuza mwataka bavuga ngo wenda ntabwo afite umupaseri mwiza ntabwo n'umuntu umupasi Togise Mamadou Si aramworohewe ubona yikaraga mu kibuga ubona byose uko bimeze mbere